So this is the movement. So what were people wa Huye bantu bacu bantu bakunda u Rwanda bantu bakunda Huye by'umwihariko. So we salute you so much. We salute you. Now I'm coming mu mwambaro wa gisirikare ariko na brand ikomeye cyane. That's the pioneer. You are starting something. Urabona umwenda wacu wa Huye yacu, visit Huye. This is the movement that is coming in the town. Yes. Huye niho hantu hambere havuzweho ibintu by'ingagari hitwaga Butare yacu. Rero Huye yacu ubu n'umwanya kongera kubaka ikintu cyaje gikomeye cyane. Dushimira cyane abantu bamwe namwe batangiye gukora ibintu bihambaye cyane. Salute kuri Eric Mirinde wakufunguye City Snack Bar. Murayibona ariko icyo bitanisha y'umujyi wa muntu ajya gukora ibintu bitangaje kugira ngo akarere kacu agasubize umwambaro w'ubwiza wa burudani. Hano abantu bakavuga ngo tugiye Irware. Sasa rero iyi brand visit Huye urakabona na aka brand keza de manière artistique. Abantu batekereje cyane kugira ngo ibintu byagende neza tugire Huye yacu yayi n'inyabigwi. Twagize amateka akomeye cyane muri Huye. Muzi neza ko twubatse université y'igihugu ya mbere, Université Nationale de Rwanda ku mutima. Hahandi twagiye tukiganye tukabona ubumenyi cyane. Hari abantu bahize abakonari bazi Bondeko, bazi Ikidoge, bazi Kiyanja, bazi Kumukoni, bazi campus yose bagizengurutse Arboretum, bazi byiza bya Huye campus. Abo bose ndabasuhuje ku chapeau. I make you miss home. Ugomba kumbura mu rugo kubera yuko hari niho hantu ku gicumbi cy'abanyabwenge zaze nibita intiti uze bya bitanje imineke nta bidahiye ntaga byo. Huye yacu rero ini brand shasha imenyero kuri Visit Rwanda n'utundi duce tutayikwiye twagiye tuyitirira, ariko Huye y'inyabigwi ifite ishuri rya mbere gizweho n'abana b'abatware. Utifite ntiwahazaga. École des élites, groupe officiel de Butare, ishuri rirenze cyane. Ni hamwe mu hantu h'ingenzi umuntu yakwiye kumenya mu gihe avuze ngo ngiye kureba Ihuye. Ihuye niho hantu umwamikazi Gicyanda yabaye mu nzu nziza cyane. Yagira amateka mabi ariko inzu ye iracyahari. Ihuye hari stade international. Muri Huye hari ku kibe cya Share, hari kubisijya n'agacecuru, hari ahantu bita Lourdes. Muri Huye yacu hari ibigwi bihambaye cyane. Hakora ubushakashatsi bwagiye bugera ku isi yose. Hari jimerage itangaje ya Huye Castre mu gihugu Faransa. Hari exhibition zikomeye cyane. Hari auditorium yacu twabonye muri kaminuza irimo amateka menshi cyane. I make you miss the town. Ngiye no kugira ngo ukumbuze gusa Huye niba warahize nyine uzi kuntu hameze cyane, uzi mu cyarabu uzi ahantu henshi atandukanye, mu rwa Yesu, mu rwa Bayanga, uzi umureso twigiye cyongereza cyinshi cyane. Ariko iyi brand, it's not a brand mu byukuri, ntago ari inyandiko yanditseho hano gusa. Is visit Huye. Huye ifite amateka, ifite ahantu henshi nyaburanga ho kutembererwa abantu bakongera kamenya amateka y'igihugu nyayo akubakiye ku isoko nyirizina ariyo Butare yacu. Rero nabanje gushimira umuntu bita Mirindi Eric wafunguye akubaka City Snack Bar, akagira City Snack Lounge. Abantu bazi barazi, those who know. Lounge ya Huye muri City Snack niho hantu hambere ubu ngubu hafite umwihariko uvuga ngo ngiye mu gikari cy'abakire cyabifite. Ahantu umuntu avuga ngo ngiye mu gikari cyabifite, kwigira si ukugira amafaranga menshi cyane, ni ukugira indangagaciro zikugira umuntu wa VIP. VIP ihera ku 5,000 byawe bwite wishakiye, 2 byawe wishakiye, 1,000 cyawe wakobokeye. Ariko kuvuga ngo ngiye ahantu ndi bwicare nkumva ko ndi ahantu hakuranye no kuba navuye mu rugo. Aho ngaho ari muri City Snack Bar. Hari n'ahandi henshi cyane. Dufite Buni Concili Hotel ku Nyenyeri 5, dufite groupe officiel de Butare ifite piscine nziza cyane, dufite Four Steps ifite piscine nziza cyane, dufite Galileo ni hotel nziza cyane, dufite ahantu henshi watemberera mana yanjye no kugera hahandi hafi yo kwa Mubirigi aho bita muri Procure. Hari ibyo kurya byinshi cyane, hari n'imikino itandukanye. Dufite South Bridge, I swear to God. Abanyakigali baramanuka bakaza South Bridge ari gufungura ibirori
ntago byatangira Nyakigali tabonze kubera ko hafite energie attirante abantu banuka bakaza nyine muri Huye yacu kugira ngo ibintu byose byongere bisuzwa agaciro byahoranye. Nawe rero iyi brand yo ku mutima ifite ikivuzo gisobanuye kinini cyane. Nkatwe rero abanyehuye by'umwihariko, you go and buy and make yourself known. Ukore ikintu cyiza ku karere kawe ari umuganda utanga. Ini brand nayo izimo, right? Ari umuganda utanga ni brand izimo kuko hari abantu nakora kamanze mba urugero rumwe. Umuntu wende yarambwiye ngo hari byaha bibiri ngo bikomeye. Icyambere ngo nuku ushaka kuvuga cyangwa gukunda kuvuga ariko udafite icyo kuvuga. Ngo ikindi cyaha gikomeye nacyo ngo nukwanga kuvuga kandi ufite icyo kuvuga. Abanyahuye rero dufite byinshi byiza cyane byagira abandi bana akamaro, binaturyohesha bikaduha amafaranga menshi cyane, ariko se kuki tutabishyira hagaragara kandi bihari koko? Ejo nabatembereje mbageza ahantu bita icyarwa hari ikibuga nyine kiri communautaire bafunguye nyine ikigo cy'imikino, abantu bajya kugenda bakaruhuka, hari mu busitani abantu bakicara bakanywa gakawa, hari mu bibuga bya basket byiza cyane, abo mini foot, hari amatara harabona. Ibyo byose ni byiza nyaburanga bigize Huye yacu. Twagize imihanda myinshi cyane izenguruka umujyi, dufata Cyarabu, tumanuka campus, tuboneza Mukoni, twambuka icyarwa, tuminuka mujya muri douane guhuza Gisagara. Dufite ibyiza byinshi cyane abantu bakwiye kuza kwinjoyinga cyane ko umutekano wacu wa nijoro nyine uburi rassuré. Huye ni umwe mu mijyi mike cyane mu Rwanda wagenda no kumvura tekanye, ukagenda manwa, ukagenda nijoro kandi mu butekanye. Tujyana n'abakazi biryoshye rega. Huye tujyana n'abakazi biryoshye, niyo mpamvu tuno exporting avoka yacu. Mumbaga tuvuga ngo umunyabutare ayikanda nyine kubera ko ni kimwe mu byiza dufite. Umuntu wese akishimira kuza akarya kumva ukuntu avoka z'ibutare zinota mayonnaise igurwa mu supermarkets. So now I call you boys, I call you back, go back home. Tantu turebe Huye yacu ibyo ufite, konje tu marketing ibyiza byacu. Dufite PSF ikora neza, dufite leta mu nzego zibanze zihuye zikora neza. Mwabonye kuri parking stand hazite urubyiruko, we need you working. Dukeneye kwa muri gukora, muze mufate internet irahenze. Mbabwira mwa abantu mwe, lastly nagize ikibazo nkora ikiganiro, then to upload it took me like 3 days. Nuko ntarindi iwacu, ntarindi Huye. Nuko koza muri parking stade ukicara ari intebe nziza, then you browse ukareba ubundi Rwanda rugeze hehe, ugatanga igitekerezo. Hari naho bugati mwebwe urubyiruko muze ya internet ihenda, mwe mukore mushinga, uploading, mukore ibintu byiza cyane. Aho ngaho rero ubango namahirwe akareka bagahereza iki urubyiruko. That's why Huye iri gukora cyane kugira ngo yasura mwe bashaka kwibagirwa igaruke yongere ifate icyicaro. Ese ubundi nkaho uherere ubu ntagukumbuye icyo bita bande connard. Ari warahoze de perezida wa Kwada Kigali bita Nzayisenga Albert. Nagushuze cyane Nzayisenga Albert ukorera ku bitaro bya Ririma, no directeur. Aricyo bitaga bande connard. Bande connard unayibuka? I tell you, come back home uranzure ukuntu Huye yacu maze kwaka ibigwi bitangaje cyane. Dufite IPRC iri ku rwego mpuzamahanga, ntabwo biri kintu lokale, urwego mpuzamahanga. Hahandi Huye yacu uvuga ngo IPRC cyangwa kimwe se Rwanda Polytechnic Agency, igice cya Huye kiri ku rwego mpuzamahanga, kunyubako zirimo ibikoresho bihari byerekana ngo Huye ubundi Huye igicumbi cy'abanyabwenge, niyo soko y'abantu bavuga ngo ngiye kwiga hano ku ishuri. Tuvukana ngo nangahe 3 of secondary, atatu yisumbuye, kwara nyine ubunyamwuga ndetse n'ubushake bagaragaza mu kazi babagiyemo. No kuvuga ngo rero iyi brand, you make it known, you wear it, ukambare ukanezerwe, ufite icyo bita brand ya visit home. Nakonza kongeraho visit Huye, ariko visit home, visit home, come back home. Why do you ever forget? Wakuriye Huye, wize muri kaminuza ya Huye, aho ngize bitandukanye, wari ibigo byo ku Mukoni, waragiye ku mwungi koma kwa Papa Reponse, wabaye Itumba, uzi ku gisirikare, aho ari ahantu twakoraga mucaka twazenguruka, uzi Ngozi twajya kubona ibintu byiza cyane, wagiye ku kibuye cya Shari. Ubu ngubu aho sinkubwira, you miss home, but the home is never the same.
things have changed for far and for good. We come back home and we visit Huye tubereke ibintu byiza cyane tujya mu bisi bya Nyagakecuru mbone ase unyagakecuru mu ntoki iratuye he hana antene ndende cyane supplyinga network paka ni Burundi hakuryo ngiyo. Huye rero no hano wavuga ngo ubu ngubu dufite safest place in this country. Safest place ahantu hari kugrowinga mu buryo bwacu bwiza kandi afite amateka ahamye cyane. So we visit Huye next time nzajya mbatembereza gake hari one something turi gukoraho ni team yanjye yo kubereka cyo bita best hidden places. Best hidden places numwe namenye ibanga akamena kavuze muri State Snack Lounge na ahantu hambere hafite ibyiza byose bakifuza. Abashefu abanaze gukubita cyo kotsa cyanyacyo, abanakunda inyotse imeze neza, abanakunda inzoga zigezweho kandi ziryoshye, abanakunda uturike tumwe tutaboneka muri quartier, abyagiye ku ruganda haruguru cyane akazizana. So you come back home, visit Huye, come back home, see the places. Tugujyane no marembo ya Kanopi, ntugire ngo nekure cyane. Marembo ya Kanopi higi Nyamagabe gatoya kwereka nyine niho waruhukira ukazinduka kujya hehe kuri Kanopi. Na hano hari muri centre yo kuwanengera ku Kanyaru kareba ku mpaka Burundi n'u Rwanda konyo kareba ibiyaga ibishanga bihari byiza byambukiranya bihereza ku bindi bihugu ku ruzi rwa Kanyaru. Na hano hagati na hagati wabugiye Nyaruguru kwabikira Mariya nyina wa Jambo dufite akurara heza hanjye Butare, wabugiye Nyamagabe kuri Kanopi Ibutare mwizingiro aho ushaka kujya kugisagara mu rugero rw'ibishoboka Huye ni muri centre. Bivuze ngo you visit Huye you get the chance of a double and thrice. Urazi Huye ubonereho Nyamagabe ubonereho na Gisagara ndetse na Nyaruguru. Three things at the same time. Kandi aho hose nkubwiye na bafite ibyiza nyaburanga wakenera kujya kubajya kureba. Tuze Kibeho na hantu hari mpuzamahanga na gori local. It's no more local, something international. Dufite Kanopi ni igikorwa gikomeye cyane kiri international muri parike international ya Nyungwe yanashyizwe mu murage w'isi. You see something big. Yo tuvuze Huye ni hahandi uvuga ngo ngiye ahantu hari ikipe y'umupira w'amaguru y'umurenge ikomeye. Yongiyo ibimbazi ikipe y'amaguru y'umurenge ikomeye mu gihugu ibimbazi yeze kuri finale ya Kagame Cup 2 times successively. Isho byiza kurikira bivuze ngo na ahantu hafite ibyiza byinshi tubite mu network. Ungahene wati mu network yacu epfo ngiyo dufite ibice byaguka bijya ku Nyanza yewe ndetse no mu bisi bya Huye niho nzakujyana keshi none nuza waje Huye. Please make sure you find me kwera ko uzaba uhuye n'umuntu wanyawe okujyana ahantu heza cyane. Dufite quartier babiri nzakoreka ahantu amatafari yubatse kaminuza yose muzi ukuntu ifite amatafari akomeye cyane. I know the place aho ngani muri Huye ubatse amatafari amafura international amufite ya technology ya kera cyane ahantu yubatse ndahazi aho ni muri Huye. So make me someone you can run to when you have to visit Huye. Ariko na munye Huye ikirezi twambaye muneke kere. Now you make it big, make this brand big, make it thrive. Let's go together by promoting this brand. Mazi tugera ahantu hacu nyine tuvuga ngo Huye mwe bamenye bonje bagaruka bavuga ati now the place is home. It's no longer somewhere to visit, it's somewhere to dwell. Ntago hakira no gutura ahubwo na ahantu kugera gute. I'm sorry. Ntago hakira ahantu ho gusura ahubwo na ahantu ho gutura. So we attract people to come to our places by making ourselves so beautiful and so knowledgeable. Abanyehuye duhaguruke twese to make nyekanishe brand. This brand is beautiful. Let's then visit Huye. Dukeneye abantu baza mu mujyi wacu. Atari babandi bangu habutse abanyabwenge bakaza kudutwara. Guys, you know that. Huye ugiye Kigali usanga abantu bakora ibintu bihambaye by'ubwenge ari abanyehuye. Kubera iki? Those guys know we are so powerful and they come to rob us. Bakaza gutwara abantu nyine bakabajyana. Sinaza ko dushaka amafaranga ariko nagishaka amafaranga n'ubundi. Let's come back home. Visit Huye, a beautiful brand, something which is going to grow so fast. Mneka to Kambare. I know somewhere to do it.
uburyo buri artistic nk'ubu ngubu kakandikaho neza. Hari n'ubundi buryo nyine bakandikaho mu mabara ushaka, ariko let's have Visit Huye brand, let's go on hit, let's make it firing, tubigire ibintu bigwi bifatika kandi byiza cyane. Those guys munagaruka muri stade yacu International de Huye bazanasanga dufite brand yacu Visit Huye. Visit Rwanda imbere mu mugongo, Visit Huye. Visit Huye mu mugongo, Rwanda mu mugongo, Visit Huye imbere. For us to be someone big, let's go and burn it. Ibintu byacu kandi Huye yacu ifite imbaraga nyinshi cyane. Next time I make you visit best hidden places muri Huye. Best hidden places. Ono tuzasura ahantu hatandukanye cyane, tunabereka ibyiza byakorwa kugira ngo nyine umunyamugani iyo nji Huye nzaba ngiye he. Asa kuri piscine, kuri groupe officiel de Butare. Piscine twiherera na president w'igihugu. Ubundi umuntu hagiye abona yiki. Kuri first steps iyo umuntu hagiye abona yiki. Ni hoteli y'ibigwi ifite ahahise hazwi cyane, ndacumbikiye abami n'abatware. Nituvuga ngo tugiye kuri Boni Konsiri. Ubundi kuri Boni Konsiri twasanga iki? Best hidden places muri Huye. Ano kwita kuri convention ugiye ku Mukoni, dufite good places, dufite services zirenze cyane. Abanyehuye dufite Gia Coffee, dufite Casa Hotel, dufite naga hotel gashyashya kababikira. Nuna bishaka twagukina agapira nkore kabita kuri Corubiare. Kuzabitinya ariko nyine harahari kandi heza cyane. So let's go together abanyehuye akakaruna kacu Visit Huye ku mutima in artistic way. Mbanda gushima n'umugabo bita Rokoke artiste ndagushuje, n'umuhanzi ukomeye cyane w'injyana ya rap. Afite indirimbo nkunda bita ngo ndabazi sha, ngo banakubwira ngo uzenguruke kandi bazi inzira ya hafi, abo ndabazi. Rokoke beat up. Ndagusubiza cyane kandi thank you for this brand kubafashije kwandikaho ibintu byiza cyane. Ni artiste wandika ku byapa, akandika ku myambaro, agakora ma stamps, ibintu bya graphic designing. Rokoke ngo magaye kangahe? Rokoke ngo magaye kangahe? Nkuvuze kangahe mu izina? Hey, wake up, make money, be a good man. Kandi byose kumaze kugenda neza, ariko iyi brand please, let's have it known, let's make it big, let it fly to the sky. Kwa nibyo bintu byacu ubungu dufite ubungu, you burn a candle and your candle can light too many people. Yes, in DMTV ni channel yanyu ikora mu majyepfo ya Huye. Wadusura, twagusura, you make your stuff get known. Kandi n'ibintu byacu nyine biri ku murongo, turahostinga abantu batandukanye cyane, duhostinga abanyempano, duhostinga abamwe bavuga ngo rikijyana, duhostinga abanyabwenge bafite talents zihariye zo kuburira umuryango nyarwanda kugira ngo coming back to the roots, abantu beza tugere aho tugera. Tunahostinga abantu bafite something to promote like their merchandise. Abantu afite ibicuruzwa byabo byiza cyane nshaka kumenyekanisha abantu, then we hold them in our studio. DMTV, something big, something flying. Abahanzi twakiriye bose muri studio zacu nabandi basuje n'abanyehuye gusa, usije umwe umunyenyanza waje, ariko bandi ni abanyehuye. So guys, keep shining. Abari indirimbo zanyu bwite, arasubira mu bihangano bya kera. Abantu basuje urwiriza bande nasuje ubita Joyeuse, nasuje ubita Boy, ndetse no bita Messi Gakondo banje kuri mikrofone zacu aduha hit idasanzwe. Nanda gusuza cyane n'abandi bantu bakomeza kudukurikira, naho dubitekerezo, you are our big fans, our big men, kandi umara business holders. Nzabwira best hidden places. Yes, Visit Huye, guys, shining with us. I'll be the someone that you need to know. Ibintu byacu kandi twabikora neza kurutaho. So join our hands by peace and love as we grow together. You can pick and make like on this video. Kandi no kusharing abandi bantu kugira ngo then you have something big. So I do our akenshi cyane we broadcast, dutanga ibintu bivuga ibitekerezo bya Huye, bivuga ibitekerezo by'abandi bantu, dufite insanganyamatsiko ziremereye cyane. I'll make something big ku mutima yacu, big ku bantu bacu, big ku karere kacu, sebutege wacu n'abandi mukorana team yose. I say hi and salute ku kazi gakomeye muri gukora. Then let's go together by this brand, Visit Huye. Yo, Visit Huye. Thank you, microphone.